baragenda banjyana ahantu hari abantu nyine bashinzwe kwica impinja, banshinga ibihanga by'abana b'impinja, barambwira ati wowe buri munsi ibi nibyo uzajya utwara, iyi ngunguru niyo uzajya utwara, uyigeze ngwino tukwereka kandi uzajya uyijyana. N'inkoni nyinshi, ni ukuvuga ngo buri gitondo iyo twageragaho nimugoroba, icyayi cyaho ni amaraso, inyama zaho ni iz'abantu, ndahagarara mera nk'ipoto ahantu hahoze ari Rubefu. Mbahagaze ntangira kubona udusimba tw'umweru turi kumva mu mutwe, nkajya nkoramo gutya nkayora twinshi, turi kuzamuka mbona turi gutumuka ari twinshi cyane, nkajya nkoraho gutya nkayora nkabona igipfunsi kiruzuye, ngahagarika umuntu, namara kumuhagarika habwa atese utu dusimba ni bwoko ki, akambwira atese ko ntatwo nduzi, uri kunyereka ibiki, uri muzima? Ati ndi muzima. None se utu ibintu uri kunyereka biri hehe? Ikuzimu rero mbyaye kabiri, nari mfite abana babiri. Yego. Ikuzimu nagiye, umuntu wanjyanye ikuzimu sinari muzi, ntiyaranzi, ariko we yari yahawe komande n'ab'ikuzimu, amubwira tutuzanira umuntu, numara kumuzana turaguha 8 miliyoni. Bamuhaye 5 miliyoni za avance. Yari umupapa ndi yari umumama. Twahuriye mu nzira. Wenda tutararengaho, ikuzimu nibo bamaye komande, ni nabo bari buzamwishyure? Yego, hari abakozi bayo babayo ariko bari ku isi. Yego. Ni abantu uzi? Ni abantu nyine ubona ko ari abantu, wenda twebwe ku maso yacu tubona ari abantu, ariko iyo bageze ikuzimu bagira ukundi kuntu bababona, ariko barahari. Ni abantu wari uzi bo muri quartier? Ntabwo nari muzi, ntabwo baba bashaka kwigaragaza amasura, baba bambaye amakoti ku buryo no mu maso isura yiwe iyo uyibonye kongera kuyibona ngo uyimenye uyisobanukirwe biragucanga. Yego, akomeza. Yego. Umuntu w'umupapa twahuye, duhurira ahantu bita mu Kadasoma. Duhura ari kunywa itabi, anyerekeje ibitugo, nanjye mwerekeje amaso, ndi kuzamuka ngiye mu mujyi, nari ngiye gucuruza. Noneho ndamutambuka, hari mu gitondo mu 3:30, mutambukaho njye imbere kuko nari mfite zanjye gahunda, nawe yari afite ize. Nditambukira ndakomeza, abonye murenzeho arirukanka, araza aransanga, nkora ku rutugu, arampindukiza mpa akaboko, nanjye ndakamuha. Maze kukamuha ijambo yarambwiye ati biti se mushiki wanjye? Ndamubwira ati ni byiza, nta rindi jambo twavuganye, ibi mbabwira ni ukuri. Yarakomeje ajya imbere, atavuga nanjye ntavuga, ndamukurikira, ako kanya ntangira kumva, ntangiye gushya umubiri wose, numva ubushyuhe, nkagira n'intumbero yo kumva najya koga mu Kivu. Naramukurikiye, tugeze ahantu bita kuri Rubefu, ahahoze ari Rubefu, yateze moto. Ni saa Imana yari igeze, yari gahunda, kuko iyo mukurikira nari gukomeza kumukurikira agana ku Kivu, nari kwiroha muri ya mazi, ahari sinari kugaruka. Ariko Imana yaramwongoje atega moto. Amaze gutega moto, ageze kuri moto arahindukira areba inyuma, arampepeye. Amaze kumpepeya, ndahagarara mera nk'ipoto ahantu hahoze ari Rubefu. Mbahagaze ntangira kubona udusimba tw'umweru turi kumva mu mutwe, nkajya nkoramo gutya nkayora twinshi, turi kuzamuka mbona turi gutumuka ari twinshi cyane, nkajya nkoraho gutya nkayora nkabona igipfunsi kiruzuye, ngahagarika umuntu, namara kumuhagarika habwa atese utu dusimba ni bwoko ki, akambwira atese ko ntatwo nduzi, uri kunyereka ibiki, uri muzima? Ati ndi muzima. None se ibintu uri kunyereka biri hehe? Njyewe nkabibona ariko we ntabibona. Umuntu akagenda, twa dusimba turakomeza turazamuka, ngatuyora natwereka umuntu, noneho nkajya ntuyora nkadukubita hasi, nkayora ngakubita hasi, nkajya ndukandagira, nari mfite nabumba mu ntoki, nkajya ndukandagira ngo dupfe. Mbona twabaye twinshi, noneho ndangije ndakomeza, ndongera ndazamuka, nsubira inyuma, nzamukira mu mujyi wa Kamembe. Bivuze ngo icyo gihe bakoraga babonaga wasaze? Yego, nyine babonaga nasaze, ariko ntibabyiteho, baharandebaga nyine bakabona ndi muzima, ariko bareba ibintu ndi gukora nibyo ndi kubereka. Igihe cyarageze no twa dusimba ntangira kutubyiniraho mu muhanda, nkajya ndukura mu mutwe nkadukubita hasi, nkajya ntubyiniraho ngo ndi kutwica. Abantu baza abasazi burya ibyo baba bakora hari ibyo baba bari kubona. Yego, nibyo nakoraga.
ariko ntihagire umuntu ubyitaho. Narakomeje rero ndazamuka, nza kuva aho hantu, nzamuka twa dusimba turi kuguruka mu mutwe, ndakomeza ndazamuka. Nari mfite poshete irimo 50,000, nari naraye nacuruzaga amakara, mfitemo telefone na bya 50,000. Naragiye, tugeze mu mujyi wa Kamembe, muramukazi wanjye niho yarari, nari mushyiriye ibiryo ndabimuha, maze kubimuha mbimuha ariko ntavuga, musigira bumba n'imifuka. Yahise ampereza 2,000 umukongomani yaranyishyuye, nari narahaye amakara y'ideni, arayampaye amafaranga niyo nategesheje. Twarateze, muramukazi wanjye ari kumvugisha ariko njye ntavuga, afata moto nanjye mfata indi. Tugeze ahantu bita ku cyapa, mbwira umumotari ati ngewe njyane Murangi. Muramukazi wanjye akomeza ukadashya, ageze ukadashya arambura, ampamagaye yetabwa na wa mugabo. Amaze kumwitaba aramubaza ati se uri hehe ko nakubuze ngo tujye kurangura amakara? Ahita amukupa. Amaze kumukupa arumva telefone yanjye ayigumishije kuri rezo, ntayo nigeze muha, ntayo yakuye ku gaposheti, sinigeze mbona nanagakoraho. Natunguwe no kugera imuhira, ngeze imuhira ndebye mu gaposheti sanga harimo igipapuro kira gikarito cya side bazana mu isabune gishishuye cyanditseho n'umubare 3. Nsangamo umwanya wa ya telefone, nsangamo akabuye gatoya kameze nka antene ya radio za kera zimwe za Sonitech. Ni icyo gipapuro kibereye muri poshete nako ka antene gatoya. Ndangije ndabirambika, na icyo gihe nari ngifite akenge gatoya, njya kumuturanyi mutira telefone, mbwira umugabo ati ngewe baranyibye. Umugabo arambaza ati se bakwibye iki? Ati bakwibye telefone. Sinigeze mubwira ko banyibye amafaranga. Icyo gihe nkimara kubimubwira nahise mbura ubwenge, ndagenda njya mu buriri. Maze kujya mu buriri mfatana ya telefone, mpamagara telefone yanjye, wa mugabo n'ubundi arayitaba. Amaze kuyitaba arambwira ati ngewe rero ntabwo ndi umunyacyaha. Arambwira ati nge rero sindi umunyacyaha, telefone yawe ngeze hano kuri gereza ndayikuzaniye. Ndamubwira ati sawa nta kibazo. Yarakomeje arampamagara kugera nimugoroba, akajya hamagara kuri ya telefone nakoresheje y'umuturanyi. Uko iminsi rero yagiye yicuma, nabimenye neza mpagurutse mu nzu ngo ngiye muri dushe. Ngeze muri dushe nyihagazemo ni base y'amazi, mbona dushe yose iri kwaka umuriro. Noneho nimugoroba buri saa 12, ku manywa nabaga mfite akenge gato ariko nta kintu nemerewe gukora, kubera ko umuntu yazaga mu rugo ntuye ku muhanda, yaza yambwira ati mpa amazi, najyaga kuyasuka ngasanga yahindutse amaraso. Amazi nkayamena, nkongera ngasuka andi nayo agahinduka amaraso nkayamena. Ni ukuvuga ngo sinari nemerewe kurya, sinari nemerewe gukaraba, ibyo bintu byari ikizira. Nabaye aho ngaho buri saa 12 najya kuryama, najya kubona nkabona wa mugabo araje akambwira ati tugende. Tukagenda, umunsi wa mbere tugenda twaragiye mbona tugeze mu marimbi, bakingura imva, dusangamo ingazi imeze nka esikariye kaziriya bagira zo muri Ewasa, zo muri Wasake. Tuyimanukaho tugeze hasi barongera barapfundikira. Turagenda tugezeyo dusanga umuntu ku irembo arakingura. Amaze gukingura turinjira, tumaze kwinjira banshyira mu kazu kari hakurya karunzemo amagufa. Noneho nkageze mu nyakandagiye ya magufa akajya avuga, tese kuri kudukandagira uri kuduhora iki? Akajya yivamo yonyine akankubita, ibirenge birashya. Najya ku ruhande ati nanjye urankandagiye, nakwegeramo hagati turankandagiye, amagufa yonyine akajya yungikiranya akankubita. Kambwira ati kuduhagazeho uri kutwica bimeze gute? Isaha igihe cyaje kugera rero baraza barahankura, baragenda banjyana ahantu hari abantu nyine bashinzwe kwica impinja. Banshinga ibihanga by'abana b'impinja, barambwira ati wowe buri munsi ibi nibyo uzajya utwara, iyi ngunguru niyo uzajya utwara, uyigeze ngwino tukwereka ahantu uzajya uyijyana. N'inkoni nyinshi, ni ukuvuga ngo buri gitondo iyo twageragaho nimugoroba, icyayi cyaho ni amaraso, inyama zaho ni iz'abantu, ikuzimu harahari, niba hari n'ahantu bagishidikanya
ndagira ngo mbatangarize mbamenyeshe ko ikuzimu harahari, abakozi baho barahari, na hano ku isi bajya bahaza, kuko abantu bajyanayo ni abo ku isi. Abagezeyo nabo nta mahoro bafiteyo, haba inkoni, haba imirire mibi, ni ukuvuga ngo haba uburetwa butaba ahandi. Narakoze rero nkagenda ijoro ryose nkarara ntunda, nikoreraga hari ibikarani bishinzwe gukorera, bafataga amaboko yombi bakayabohera inyuma, kagenda amaboko ari inyuma bakankubita sininyagambure, yangunguru nkayishyitsa, nayishyitsa nkongera nkagaruka ngatwara indi, nayishyitsa nkagaruka ngatwara indi. Ni ukuvuga ngo nta kintu cyiza kibaho nigeze mpabona. Icyaha cyaho iyo cyanze urakubitwa, iyo uriyo ntiwemerewe kuvuga ngo Mwami Yesu, ni ikizira kikanaziririza. Icyo gihe ujyana na wa mugabo? Yego. Ubwo mu buryo bw'umubiri wari uri hehe? Umubiri wabaga uri hano ku isi. Ku gitanda? Yego. Kuko iyo navagayo nasangaga umugabo yamfashe amaboko ayabohera ku gitanda, yayaboheraga ku gitanda. Muri make ibyo nakoraga, ahari wenda ibyo navugaga yarabyumvaga, ariko nge sinarindi hano. Yego. Tubwire neza byo kuri ibintu byabaga ikuzimu. Yego. Ni yeshushe ikuzimu hafite, ni ubuhe bugome buhaba, ni ubuhe bubi? Ikuzimu ni habi. Ni ukuvuga ngo hano ku isi tumenyereye ko turya inyama z'ibitungwa, ariko bo inyama zaho ni iz'abantu. Baba abana b'impinja barabaga, haba hari umuntu ushinzwe gutwara ibihimba, ushinzwe gutwara umutwe, ubuguru barabufata bakabwungikiranya nabwo bakaburunda mu kigunguru kimwe, bagateka. Nicyo cyayi cyaho amaraso, ni ukuvuga ngo iyo bishe agahinja baragacurika gutya amaraso bakayarebeka. Nicyo cyayi bateka bagashyiramo isukari, ni ukuvuga ngo iyo wanze kukinywa urakubitwa hahandi wanapfa. Najyaga mvayo, ye navagayo mu gitondo, ntabwo nashoboraga kureba umuntu ndi inyuma, ari inkoni. Naragendaga nkumva amaguru yarabyimbye, kubera nahagaze muri ya magufa, amagufa yonyine akajya nkubita, akambwira ati ko duhagazeho uri kutwica bimeze gute? Ni amagufa y'abantu arunze mu kazu ahantu kari hafi n'irembo aho bakingurira, niho babanje baranshyira. Twavuga ko ari babande bapfuye bagiye. Simbizi, njye nahageze muri ako kazu mbona ari amagufa ariko nyine y'abantu. Ku igufa ry'igitungwa ntiwariyoberwa, yari ay'abantu, kuko yahoze avuga akambwira ati kuri kudukandagira, yonyine ubwayo akanankubita. Njye nareba hasi simbona umuntu, yankubitaga ku maguru ngo ndeke kuyakandagira. Yego, ngo ndeke kuyakandagira. Ariko nkibaza abantu turi kuvugana ko ndi kubona ari amagufa, akaba ari abantu ndi kumva bari kumvugisha ibi ni ibiki, ariko ntugire ubwenge, ntiwemerewe kuvuga Mwami Yesu, ni ikizira. Barakubwira iyo uvuze Mwami Yesu urakubitwa, bakuryamisha hasi bakakuboha, urakubitwa, uravuga ati uwo Mwami Yesu waje hano adahari, wongeye kumuvuga no kwicwa wakicwa. Iyo abantu hari ubuyobozi se? Ubuyobozi burahari, buri wese afite icyo ashinzwe. Ubona se ari abantu babishinzwe? Wowe iyo urebesheje amaso y'umubiri ubona ari abantu. Bambaye gute se? Baba bambaye nk'uku twambaye. Ushobora gusanga yambaye n'igitenge. Yego, n'amapantaro n'ibisanzwe. Kubera ko ahantu hari uruganda bakoreramo amavuta, hari abakobwa baba bahari, iyo bagiye kuzamuka ngo baze hano mu isi buri wa gatandatu barashora. Bagira inkweto, umuntu akambara urukweto rushyika hano mu kibero, noneho akambara agakabutura kagarukira aho rwa rukweto rugarukira. Aba ari inkweto ndende inshuro nyinshi z'umukara zishyika nka hano, akambara n'agakabutura. Bakunda kwambara ingofero y'umukara, bagashyiramo na rinete z'umukara. Imyenda imyinshi baba bambaye aba ari umukara, ni ukuvuga ngo bapakiza ibikapu. Iyo